Urukundo n'uburere bwiza nibyo nahawe n'ababyeyi banjye kuva mvuka kugeza maze gukura. Ababyeyi banjye bankundaga nk'aho bambyaye ndi umwe gusa. Ubwo nahuraga n'umuhungu nakunze n'umutima wanjye wose, ababyeyi banjye barahindutse cyane. Ese ndeke urukundo kubw'umuryango cyangwa ndeke umuryango kubw'urukundo? Ese hari igihe umwana abaho atagikeneye ababyeyi? Mbayeho mu rujijo, mu gicuku cy'ijoro ntazi igihe rizakera. Ese mbere y'uko nisanga muri uru rukundo nari mbayeho gute? Akoze sheri tuvuge ko ari njye mukobwa njyenyine wakundaga mu bakobwa bose mwari muziranye muhitamo kubana nanjye. Ntabwo nakwiye ko mwari mufite nari mufite pe ariko niba nakunda ese nabona ngo wowe banjye bagomba kugira ndetse aha aho gusama utambeshye n'abandi basore baba ufite mwakundanaga mbere yanjye. sheri ibyo tubyihorere ahubwo wabuze amakuru yawe nete ntabwo umaruka kuvugana nete rero twaravuganye yambwiye ko agiye kuza kandi n'amashuri arayasoje rero no kumushakira akazi agakora kandi kuko amashuri yarangije no kumushakira akazi agakora akananiza umwana mu bakiri ubu ngubu ndabona akazi vuba. Sandra, wihute se? ubona utayicishije ibintu koko reba nk'amasaha ubutaha. Ariko ni ibimuga kabisa Sandra. Ubugira ngo nahe nibuka nk'umwana muto uvuye ku ishuri. Nta kibazo gusa James mba nkuhangayikiye. Erega ujye umenya ko ari we muvandimwe wenyine ngira kugira ngo nzakubure. Ndabyumva umuhangayikiye kandi nta ngombwa pe ndanakumva. Ariko basi ujye umenya ko nawe ndi umuntu mukuru. Ntabwo nakora ikintu nyireba nzi ko kiranshyira mu byago. Narebe kanoze ubwo none utashye. Ahubwo si uyu munsi nanjye wageze. Bivuga urabizi. Iyo nagize uyu munsi none. Ni ukuri kwima irenze iyo nagize indi minsi yose. Ahubwo reka manze ngiri uko nigenza turaza gusubira. Yes bro. Ni sawa sawa. Sha, rero tuburanyeho. Ahubwo se shako ndi mu rugo. Niba ufite akanya wanyutse twatwikubitira habi. Umva aho ubusanga rero ndagutegereje nyaruko hagere tu. Okay. Sheri wazazi tugashaka umukozi urabona imirimo yose wakoze ubu n'ubu wananiwe koko. Aha kugira ngo mbigenze ne kari ngiye babireba wa mugabo. Gushaka umukozi kubera ko reba uva mu kazi unaniwe ugahitira mu kazi imirimo yo mu gikoni niwe bireba no muri weekend bigatuma utabasha kunyitaho neza. Sheri tugomba gushaka umukozi. Cyakora nanjye mba mbona bikwiriye ubwo ni ukumushaka vuba. Ubaze muri za nshuti zawe rero zimugushakire nanjye ndaza kubaza muri za nshuti zanjye ariko wowe twabona. Yego ndagerageza.
Wewe Musi. Yo. Bimeze bite? Sawa. Kona kabisa. Bwana wapi? Bimeze bite? Sawa. Ubona tumeze neza. Saje Musi kwabuze. Ni akazi kenshi mva mu kazi ninze nkajya mu ngo nyerewe. Siko na mushiki wanjye sigambya ngo namuze kandi ko tubana mu nzu mwana. Cyane kugira umwana warabuze rwose riba mubi arashize tutabonana. Wowe kuko Byo kabisa ahubwo twaganiriye nibagiwe kukwakira akabyihorera. Yongeye simba ngo ukunde umva mushiki wanjye yamubise ibiryo nuko naje kuba umuntu w'umuhungu nza kuba umukobwa kujya undi ukajya wenda twite kabisa. Twaganiriye nibagiwe ko nibwo aza kujya kwari ubwatsi bw'amatungo ariko njyewe njye kureba ko nayahereye. Ndagushimira wakoze kudusura utaha urumva nijye ukurikiyeho Nta kibazo. ese reka mugeze ku irembo tu. Mr. Mama. Ariko nawe mama aka kanya ngiye umwaka umwe maze uburamumbuye koko. Umwaka umwe urawita mutoya. Ubwo se nishaka umugabo ashakira kuri uzamumbura bingana gute? Aha, ibyo tubyihorera ahubwo se uzaza ryari? Uzagutekera iki? Oya mama ntimuzigore nzabwira nimagera ikintu mumbuye. Okay, ntacyo uzagira urugendo rwiza. Sawa mama na weekend. Sawa rero umukobwa wanjye. Love you. Bene maze iminsi anywa inzoga nyinshi ubu inzoga ndumva ntazo nshaka ku buryo nta kandi kantu washyiraho. Oya Njyewe rero ubu ngubu niyo isigaye imara umunaniro nkasinzira neza. wagize gute ukazana umwana mukabana? Si ibyo bintu simbitekereza sha. Aho ushobora kuzatinda bakamugutwara. Reka ndi wa muntu ariko Bote batamugutwara. uriya mukobwa Bonete ndamukunda iwabo baranshyigikiye kandi ntabwo papa yawe urabizi turi inshuti kandi nta nubwo bakaga kumumpa n'ibiceri mfite se urabona bakaga kumumpa. Sha nanjye rwose mfite umukobwa namuguha akazi. Sha nabuze akazi ariko wagasaba no muri iki gipangu ndabona batakabura. Bite? Mwiriwe. Narinje gusaba akazi ahangaha. Umuntu utazi no kuvuga ashobora akahe kazi? Akazi nagashobora nanakora nanahinga ziriya pasiparume na hano nahakubura. Gabanya amashyengo pasiparume urazinga kandi ubona zihinze n'ubundi.
ntabwo nari mbizi ariko akazi kose nagashobora rwose mabuja. nta kindi washobora kitari icyo se. Byose ibintu byose ubundi njye nabishobora byose. ngwino tugende njye kureba ko hari icyo nakumarira. Urakoze. harya wowe ngo ushaka iki? Akazi mabuja. igirayo. genda mana yanjye ubu washobora iki? n'imyambaro yawe yaracitse ubundi se uvuye mu cyaro iyi myenda niyo myiza. niyo myiza reka da. no muri mvirope mfite indi. ubu se washobora kurarira igipangu? Njyewe naraye amajoro igihe kinini nabishobora. ngo yaraye he? aho ngaho mu cyaro turinze imyumbati ngo batayiba. kurinda imyumbati ntabwo ari ukurinda porota yaguze miliyoni we. nzabikora mabuja byose nzabishobora rwose. akazi rero kari ahangaha ni ako gukora ari kuri geti ugakingurira abantu koza imodoka ya bosi. ariko iyo myenda wambaye rwose mana yanjye mabuja byose ngiye nzabikora. iyo usanga umugabo wanjye hano ubwo ari gutuma winjira. ababosi bari abana be. nta yindi myenda ufite se? ndayifite ahangaha. genda ujye guhindura maze ubundi utangire akazi nta kibazo. urakoze mabuja. ndahindurira he? genda ugabanye amagambo. genda ujya inyuma hariya mu gikari barakwereka. James, uburyo bwose ni hano waje kwica agusakisha ahantu hose ko mbibera muri siporo. naje gukora udusiporo ntabwo nari ntuherutse. ndetse siporo ko ari iz'abantu bafite ibinure byinshi mu mubiri bagabanya ubuwe kuko ibyo ukoraga bike. Kuzi ko bizi nabi. Ya siporo ntabwo iz'abantu bafite ibinure byinshi cyangwa se bahaza amavuta reka. natwe tuba tuzikeneye kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri imitsi irambuke kabisa. ahubwo rero nawe utazayoza dufatanye. yabo uwo mwanya sinawubona gusa ngo papa yarazikundaga banza waramukorekeje cyane sese ko imfura ingana na se. mabuja na boss. mabuja. akore na mwiza. yambi mama umeze ute? Mana ceri asuka kuki waje utambwiye ko nimukumbuye mama ni wowe ni njyewe ceri. iki kintu ubutwaye nta mukozi uciyeho hariya ufite kimuhaye. uriya mukozi mwazanye nakumanze mva ndabikora. zana mukobwa wa ngwino ni karibu mu nzu ceri. mwana we urugendo rwo mu ndege rero ni umunyenga gusa ariko numvaga twatinze kuhagera ko nari ngukumbuye. inzara y'iki? abahuretse kirahari ndabizi muri muri zino rinete numva zimbangamiye. umva papa ari he na n'ibindi. papa we yagiye ku kazi ariko niba twese ntabwo twari tuzi kuri buze rwose uradutunga. ni surprise. nta makuru ufite. aha ngo genda ujye gukaraba. kangarabe mama ndaje tuvugane. genda ihute nanjye kanze mpamagare se umubwire ko waje. sawa. kuri inkuru uko ari ibikomeye nabagereranya nawe kuko byose urabirenze. kuri inkuru uko ari ibikomeye nabagereranya nawe kuko
kuko byose urabirenze. Ako muko jiwe rusakuriza abantu buri mu biti. Ndetse arusinziriye. Nyonyo kandi mbona utazatinda ngana ubwo bujangwe rufite. Just wait and see. Iki Yesu yarahagazwe ko Kamamanga kiri ndumva mukumbuye. Bagataramenye ko nageze mu Rwanda. Wikeria. Meze neza. Wow, ntabyo wamenye se? Nageze ku kibuga cy'indege ndifotora ndapostinga mvuga ati inshuti zanjye zigomba kumenya ko nageze iwacu. Nzi ko abibonye. Kumva nukunsura rero tukayavuga kama makuru yo mu Rwanda ndayakumbuye. Ejo hari nzagera na dati. Uzaze kuwa 3 mu gitondo. Twirirwa tuyavuga paka nimugoroba. Sawa sheri, bye. Zawadi. Karame Beri. Ngoro ndagushaka. Nari mbitabye. Ubigenda guhamagare wari uri he? Utangiye gusuzugura muko? Baragwa nakumisha ndi gwatibira. Tegura ameza papa yitagiye kugera. Nari mukumbuye shabyihorere je no nabo wabyumva mama sane sutana cyaba meze neza bose abantu bose bameze neza mama navuye muri mumbuye kubona kubiryo utabyumva ariko shaho baye neza urakamvya yo musore bazimba ndivuze yego nuko aye inshuti yanjye kuno wabaye neza yego none abango muri quartier niba kubona barayatera none bene we nakubona Ben Ruriko sunda makuru ya Ben Ruriko sha duherutse guhura arakumbaza ariko ameze neza yego aha ura muhungu yanesheje umutwe ndi ku ishuri musheri ngo ndagukumbuye musheri ngatigo nene ngamwikiriza kwa akunda atagenda akabwira Ben muri kiko Ben n'umuntu agendera ku mafaranga umva ko umukire warenze kandi sinjya mwunda umusozi nyemera urabizi James, ndagukunda cyane pe. Sinzi uko ndi kwiyumva, gusa numva ntabaho ntagufite. Ndagukunda James. Nzakura buri kimwe cyose ako tubane. Ariko se ndabona gukunda bitoroshye. Ariko bizakunda. Karame mukobwa nkunda mwiza cyomoro cy'umutima wanjye. Sorry mbabari. Sorry biki. Mbabari. Urinde uzahurira abantu wowe. Merci, je passe une prochaine fois. Divi. Ile makuko nyele kushalikwa mbona kupia kuitwala ni shida gani ambayo ilipatikana? Kazi biragenda. Byagenda ariko wa mugabo bita Karimu yaduhakaniye kuko ashobora kuhabona ibindi bakorana. Ni ukuvuga ko imishwi yari yishyuwe atazayitwara. Shabe, arupfe kabisa.
nanjye nabonye mbyuka. Cyakoze rero ni urukundo siko ntari nzi ko ukunda Onete ugeze hariya. Onete naramukundaga pe, naramukundaga cyane gusa ubu ngubu maze no kumwibagirwa. Cyakoze icyo ni igikorwa. Sondi be wakishomushe murumuna we uzi ukuntu cyagiye baza kureba yakorebaga akajisho keza nikagenda. Cyakoze reka nkubwire be uriya muryango uragukunda koko. Oya ibyo biganiro tubyihorere, numva nanashaka kongera kubisubiramo. Sha bene sana reba ariko njye niko nabibonye. Mbigenza mpamagare mu maganza, ariko ko mpamagare mu maganza mugisha inama ntabwo nabyifashamo njyenyine pe. Uyima amaganza amakuru se umeze neza? Shangewe nta mahoro mfite pe, nabuze amahoro rwose. Umutima wanjye ndumva uremereye, ndumva ntazi ukuntu umeze. Ndagushaka ngo tuganire ungire inama pe, ndumva ashaka inama zawe kandi hari icyo zanyubaka. Oya waza naza nta kibazo wowe umbwire cyangwa njyewe nzi. Oya nibyo ndimo byose nabireka kuko nta kintu wakora nta mahoro ufite. Sawa urakoze cyane. Sawa. nta wundi ngira nkunda ariko simukunda. James ndababaye cyane, kidakwirukankiyeho umbwiza ukuri kose ukakunyumva, mbese ambwira ijambo rimwe ryonyine. Ijambo rimwe nkubwiye, ntabwo ngukunda. James ni ukuvuze ni ukubwiye ntabwo ngukunda. sawa ino turareba wanideye. Ibusha amasahani imbere. Yo, mbega sheri we. Sheri. Oui. Meze neza. Shumva umunsi imbere mwiza uyu munsi kabisa. Ni kare. Murakoze. Sheri. Kane. Ubu rero. Murakoze. Shaka gusa umunsi nabona nifuza ko ndakubona. Sure. Uyu munsi. cyane mbaga umutima utatuza ntarakubona pe. Nibyo. Ni ukuri ntabwo wabyumva. Sheri subiza se ko najya nkubeshya. Kwandeba mu maso ni ukuri ndakunda pe. Shasheri. Kuri byanshimishije. Rero kiguye ikizami. Ikizami. Ikizami nyine. Ikizami. Nugikora tayari urabonye gukanya ariko nutsindwa ngo ndabona ari wowe. Sheri icyo ndagikora. Sawa ndumva wize. Kuko kiravuga. So ngaho rero ni iki nyine kugira ngo
umunsi wanjye ube urimo ibyishimo. Ni icyo ukeneye? Ishize ikintu ukeneye? Ukeneye kumva nkubwiye ko mukunda. Siwumva noneho twanabaye. Yo igo sheri. Tumeze neza nta kibazo narize araho. Gusa nyine turagukumbuye cyane. Sawa nta kibazo ubwo turagutegereje. Sawa. Ken. Uranyahagije. Umeze ute sano? Siko tuvuye mu modoka nkushaka mbona uri kwihuta cyane. Amakuru se? Sha amakuru ni meza ahubwo se amakuru ya Ben ko numvishe ngo yararwaye. Ben arimo aroroherwa ariko yamusema imvune pe. Sha reka nkubwire. Abantu ntibajya banamenya. Buriya Oneti yaza kumenya urukundo Ben yamukundaga. Ntago aba ari se agenda. Sha wa mu muhungu unkunda rura rukundo yamukunze. Namukunda birenze. Sha nyamara buriya wasanga hari ahubwo nuko nyine ubutabizi. Ngaho se sha amapase mwana. Tugende. Zawadi. Zawa. Karamelisa. Mama ari he? Aranze kuri telefone. Sawa ngaho subira mu byaro urimo. Action. Mama. Karamelisa. Umva ufite inkuru nziza. Nuko rero kagira inkuru. Uko tuvugana mu kazi banzamuye. Ego. Mba felicitation n'ukuri sheri. N'ukuri. Wakoze cyane rega umeze nka so. Ndaza kubibwira so nawe ndabizi biri bumushimishe cyane. Ntari gusa rero nyine nanjye gusohoka n'inshuti zanjye cyangwa nyine umuro bishya nyine njya gusebura intsinzi nagezeho. Okay, genda ariko utaheka kandi ntunywe cyane uri bwitware. Sibyo? Mama genda bikurikiranye. Ikibazo ndabyitaho. Sawa? Sawa urakoze. Bon voyage. Sawa merci. Ariko Sanda, ubona utansebye? Musebye ne? Teka kweri mukuru. Siko yajya ntabwo ngahurira. Ubwo uranzanye. Wanga kurya utekereza ku byahise. Bagiye ubyikuramo. Wowe utabitekereza kutabyibuha nimbe nanjye. Ahubwo James Divine wamutwaye kigituma abakuriyo. Cyabaye ikize? Ingera rwaye ngo waramwanze. Naramwanze? Gusa nta birenze byanjye na Divine yabwiye ko ndamubwira ko namukunda. Menya ko wari n'uwarikoze rero ubu ngubu yararembye yeze mu buriri. Bibaho se? Mabuja. Oui? Ikara meza nayiteguye. Okay. Sawa nyine ndaje. Mu kazi biragenda? Biragenda nta kibazo. Ese biragenda nta kibazo kuki umbwira ngo nta kibazo kandi liste y'amafaranga nakwatse yasohotse utarayimpa byatewe n'iki? Liste? Yego. Bako nari nkiri kubikoraho. Oya wari uri kubikora igihe nahereye ko hashize iminsi 2 yose utarayimpa. Ni cyo kibazo wageze? Mbasa ariko byendaga gutungana na Oya wimbwira ngo byenda gutungana. Machine urayifite na liste urayifite. Ndayikeneye cyane. Urumva? Amasaha 2 wengeje muri office.
ntibishoboka aya mafaranga noneho ndayakura mwana yanjye agiye kunyirukana noneho birandangira none bwiza bwiza none biteze sha Beni mu by'ukuri pe ntabwo bimeze neza byagenze biteze ndi gukora lisite byanze guhura naguye amafaranga $1,750 ntabwo wabyumva kandi boss akeneye lisite vuba aka ni akabazo dodo ushobora cyane rwose kuko ndaza kukagukemura none wabinkorera cyane nubwo ugira wowe Beni ni ukuri pe n'ubinkorera nzakwitura ndakwinginze mfasha ndakurusha Okay, urambwiye ngo nongere kandi ibyo ntabwo ari byo mvuze basi ngo ntabwo ndongera ugende mugira akantu keza ahubwo sawa tubyumvikanye ntabwo ndi bwongere ntaribi shiri reba akantu hano basi ngo rya shiri basi ngo njye uryo gatoya reba shiri kamishuma ndagukunda cyane shiri urabizi ko nanjye ngukunda cyane kandi kabone nawe kuwukunda byaba ari icyaha nsemera mbi umunyabyaha ariko mukunda murakoze cyane sheri nzagukunda ubuzima bwanjye bwose umwuka wa nyuma nzasigarana nzagukubwiramo ko mukunda promise cyane sheri karamenya ndagukunda cyane sheri ni ukuri urakoze kandi nanjye ndagukunda sumana kuko divine azakira bigenze gute ndumva byancanze sunze ajye kureba James nzakora iki hana yanjye sinzi kabisa James Divine James arebe Divine Divine tuza James nawe hari ureba ndashaka James tujye kumureba Divine Divine David ndabona ko namenye icyo rero murakoze wabuzwa n'iki se shaka kubimenya murafushye se reka ntabwo mfushye ntacyo nanjye nzajya nk'aka ngaka tube tuganira nawe kamuzaniye sinagushobora cyane maze kuba kuki ndamubona wambaye inkono nkamukurerera wamumaye se nkajya kumwirerera ahubwo ndabwira kumva umuntu urimo kongera wabaye ikiza waba siko James asigaye atuma ko abandi barwara kagira inkuru rero babagira gute barwara ni wowe warwaye wabona ni iki ubu yararembye yaheze mu buriri hehe no kubyuka uwo muranzanye ngo paka mu bimeze se bibazo uri kubikubwira ngo wabihakanye mumbwire neza se izo nkuru ntabwo kunumva ko James ngo byagenze gute se James wazamaye umuti nanjye wakoresheje kugira ngo abakobwa bose bagukunde shawayesi
baza Sandra uri kubikubwira. aha mama niwe uzi ko Nese warakubeshya ari iki? James atangiye kujya mbeshya kandi twari turi inshuti. Ariko nteze ubushuti bwanjye nawe urabuyobe. Nakubeshya nyakuri. Nese uko kutangiye kujya umbeshya. Reka Sandra arakubeshya mwana. Mushiki wawe rero ubimbwiye we nta kintu ugeze umbwira. Mubwiza ukuri. Ahubwo ni ukuzamuherekeza mukaraba ko mwajya kumukura mu buriri kuko he no kubyuka. Yahezemo se? Ni uguheramo gusa bwagira ngo bashyize supaguru. Ariko namwe muri gushyiramo n'akanozo. Ibaze. Ndabona mu buriri. Sinaho ngaho ugeze. Wishunga ibya Sandra. Kaniyinywere. Ngaha ubuzwe nande kwabonye hari uwicaye iruhande rwawe. Nige nshinzwe kurwaza abakobwa bakayitsiye bose. Aka bakobwa ni bande yarwaje. Reka mvukubarira. Bamubwire. Uwa mbere. James wanabaye. oya nibyo ndimo byose nabireka kuko nta kintu wakora nta mahoro ufite. Rero kugwikizana ikizami nyine nugikora tayari habonye gukaye ariko nutsindwa ngo ndabona ro sha wa mu muhungu unkunda rura rukundo yamukunze namukunda birenze sha nyamara buriya wasanga hari ahubwo nuko nyine uba utabizi ngaho se sha amapasi mwana tugende biragenda nta kibazo ese biragenda nta kibazo kucyumbwira ngo nta kibazo kandi liste y'amafaranga nakwatse yasohotse utarayimpa byatewe n'iki liste yego reba akantu hano hasigorya James aho kumeruka ukeza batabaza kutamuha amakuru y'ukuntu byagenze nyuma basi James nibuze mubwire neza kanishake nzi umuhaye amakuru da ngaho mpaye amakuru neza umva uko byagenze mwasanze hari ikigenda Sandra numvaga ko ari ibintu byoroshye ariko tukimara kugerayo Divine anyakirije amarira ararira ati basi James ngo mbabarire umbwire niba hari ikosa nagukoreye umbwire ariko mu rukundo Ese James wamubwiye ko umukunda biroroshye kuba wavura igikomere cy'umubiri ariko biragoye kuba wavura igikomere cy'umutima. Divine namubwisha ukuri kose mubwira ko mfite undi mukobwa nkunda ntabwo nawe kumubeshya ngo ndamukunda kandi ndamukunda. none se James n'ubundi urabona n'icyo gikomere cy'umutima aragifite ahubwo nibura wamufasha akava hariya ari kuko urabona ko ari ikibazo nibura ukamufasha by'akanya gatoya ko n'ubundi icy'umutima cyaragifite ntabwo kizakira. None se mubwire ko mukunda kandi namukunda gusa cyaba ari ikibazo ahubwo byiza ni uko namubwiza ukuri akabimenya ko nta rukundo rufite gusa byakiriye nabi ariko ntakunda agomba kubyakira. Aha urukundo ruraha gusa komera ku mwanzuro wawe gusa na Divine uko muzi hariya nateze gucika intege pe. twamaje kubyibuha we mufano nunda nzasubira mu rugo iwanjye twagatete bandwanira rwose ariko nanjye nzabaca amazi ko nzavuye i Kigali umva ariko noneho bamambuje isubuye nta no kumbaza amafaranga nagaruye hari iminsi maje kugira amafaranga murembera
Zawadi. Kose mabuja nawe. Zawadi. Kame mabuja. Nari mbitabye. Se ntabwo wari uri kunyumva? Ntabwo ari nakumvishije. Akira agenda nzanira amayinite ku muhanda. Aya yose mabuja? Ihute ndayakeneye yose nyine. Singuhamagare. Liza, ahantu wahabonye gute se? ahantu ni heza nyine hakunda. Ntabwo utari kuhakunda, nsanzwe mazi igihe kirekire. Cyane cyane nakunze serivisi yanyu batanga. Akoze kandi ndacyagushimira cyane. Buriya amafaranga byari byancanze sinumvaga ukuntu ndi bubikorera. Kiriya cyo cyari ni ikibazo cyoroshye, nta kibazo cyari kirimo gikomeye. Ahubwo reka twake fatire dutahe kumva no kugera mu rugo kare. Nta kibazo. Mukunzi uraryoheje. Urishimye? Urakoze ni ukuri. Naziciye neza? Nawe narabuze mu buzima bwanjye. Nanjye ndabona ndagufasha. Nanjye nzagutetesha. Ukuri urakoze cyane, nanjye ndagushimira. Nkurikije imyaka tumaranye ni ukuri. Ukuri nanjye ndishimye cyane. Nambere ibyishimo mu buzima bwanjye. Yego. Nakoze rero. Ndahari ngo mbigufashe mu byose. Sawa, merci. Yego. Ese ubundi chérie, Karame. iriya resitora wari umazemo igihe kingana iki? Resitora urebye ntabwo ari igihe kinini. Ntabwo ari igihe kinini, mazemo igihe gitoya, ahubwo nawe mubaze. None se wabitekereje kugira ngo haze kuharira? Nanjye hari ahantu nari ngiye ariko biba ngombwa yuko nzamuhariye. Yego. Numva ndashonje nzamuhariya. Ariko buriya Imana n'igihe uri kubigenza yagira ngo imuze nawe. Kuko yari yaramaye isezerano ko ari izanyereka umudamu. Ubwo da nanjye nari nabyibajijeho. Ubwo rero igihe cyari iki? Yego. Nanjye niyo mpamvu nanze kugenda nakwatse nimero, ariko nanjye nkuguye ku by'urukundo rwanjye nawe numva ntago uzoyazi nanjye kuko mbisengeye Imana. Numva uranyemereye. Yego. Kubera iki igihe cyose ndi kumwe nawe mba numva tutatandukana, twahorana turi kumwe. Cyane se? Mbaga cyane nyine, ahubwo cyane. Ubwo urabizi impamvu ko njye nawe dukundana. Kandi chérie, Sandra ararangije kwiga. Nta kindi gisigaye rero ni ukubana. Yes. Ndetse no utabimbwira tujya kubana. Yego. Kwiga yabisoje. Kumva ko nta kindi gisigaye. Byumva noneho ndakeka inzozi zanjye nzigezeho cyane. Ni ukuri nabishakaga cyane. Rero nkunda twaje kwicara hano ubona batuje. Chérie, Kane. Gakuru yarambwiye ufashe umukobwa ukunda kaza mukicarana hano turi ihanga turi ku rukundo rwanyu rurakura rugakomeza rugakura cyane, ntabwo mujya mutandukana. Ubwo bivuze ngo njye nawe nagutandukanye cyane. Ko n'ubundi uretse no kuba yarabikubwiye gusa nta gahunda yari ko tubyifuza. Chérie, igihe cyose nifuza kuzagumana nawe. Ubuzima bwanjye bwose urazi ko nabukweguriye. Niyo mpamvu ngukunda cyane.
ukuri ndabigushimira, nkunda urukundo wampaye kandi ntabwo nzigera ndutesha agaciro. ndakwizeye. Sheri, Clement, iyi saha iyo nawe na nyogokuru kubera ko yankundaga nanjye nshaka kubivuga. none se ngiye kubera icyo ugiye kwima kandi ari urwibutso rwa nyogokuru wawe? yayimeye kubera ko yankundaga nanjye nyikoye kuko ngukunda. ntabwo nakanya impano yawe. wawe ni keza cyane rwose, ndagakunda. kambere Sheri cyane. ndayikunze, urakoze. Dati, amakuru yawe? sha amakuru ntabwo ari meza. Umaze iminsi umpamagara tuvuga ati reka njye kureba dati ndebe ikibazo afite. umuntu afite ibibazo mu maganza, mfite ibibazo byinshi cyane. Ibihe bibazo? Mpamvu nashakaga kuguhamagara ngo ungire inama. Nta kibazo mama, ndakugira inama. Ngambwira inama, mfite ibibazo byinshi cyane, byinshi mbese. Humura humura, dufite Imana itabara. Ngambwira byagenze ute se? sha mu maganza ni ibibazo byinshi cyane pe. ibibazo byinshi cyane bindemereye, niyo mpamvu naguhamagaye ngo ungire inama. sha nabonye umpamagara inkuba ndavuga ati reka nze kureba uno mubyeyi numva ikibazo afite, nshobora no kumwunganira mu nama nkamugira inama. nyine urabona mfite abana, hari abana nataye nasize. Yego ufite abana? hari abana nasize. We na Fideli se? ntabwo ari abanjye na Fideli, ni abana ahubwo nataye. Yesu we, dati wataye abana? narabataye kubera ubuzima bubi mu maganza, byari byanjobeye. se Fideli se yaba abizi? nta kintu abiziho, niyo mpamvu nanjye umutima uhora unkomanga, nabuze ahantu nzahera nzabimubwira. humura humura, dufite Imana. ngewe nshaka ko nzayamujyana gusenga, ugasenga Imana, urumva noneho ya Mana ikakurengera. none se Fideli yaba abizi? ntabwo abizi, Fideli nta kintu abiziho, nanjye nabuze ahantu nahera ngo mbimubwire. humura nimba usenga Imana. nanze kubibwira umugabo wanjye ngo atazanyanga. wanze kubimubwirira iki? nanze kubimubwira, urabona ibintu biba bitunguranye nka kuriya, ushaka guhita mbimubwira akahita agira ikibazo ugasanga aranyanze, kandi umugabo wanjye ndamukunda pe. dati wizera ko umugabo wagukunda by'ukuri? ndabyizera pe, arankunda kandi nanjye nkabibona. niba wizera kandi ko agukunda by'ukuri, rero urumubwize ukuri aho kugira ngo azabyumve hanze. cyangwa amagambo uri inshuti nziza, reka ngerageze nanjye nzabimubwire, nzakubwira uko azambwira. humura ni ukuri, nanjye nzagufasha gusenga. humura bizakunda. urakoze cyane. nawe kandi urakoze. ese sheri bimeze bite amakuru yawe? amakuru ni meza. ushobora waratwanze ko wagira ngo wazanaga na Honete gusa hano? shawapi ntabwo ari ukubanga, ahubwo hari umwana tubana yagize ikibazo amaze iminsi arwaye, niwe nari ndi kwitaho. nose byagenze gute? yarwaye iki? hari umuhungu yakunze, ariko umuhungu ntabwo yamukundaga, byaje kumuviramo ibibazo. rero ararwara n'iby'iki gihe ntabwo biba byoroshye. yo none se yakivanye n'ikigo ry'ubundi ubuzima bugakomeza? ntako nagize kandi ngareka uwo muhungu, ariko yaranyagiye yaransembeye, ahubwo noneho ahirutse no kumbwira ngo aho kugira ngo abure uriya muhungu yabura ubuzima bwe. ni ukuri kw'Imana. ubwo si uwo muhungu aramubera? byaba rero ni byiza.
wamubwiye ko umukunda? biroroshye kuba wavura igikomere cy'umubiri ariko biragoye kuba wavura igikomere cy'umutima. nta kindi gisigaye rero ni ukubana. Yes, byose ni utabimbwira tugiye kubana. Yego. Yego ufite abana? Hari abana nasize. We na Fideli se? Ntabwo ari abanjye na Fideli, ni abana ahubwo nataye. Mike, ubu byanyobeye kabisa. Kubera iki so Ben? Urabona Ben murimo amafaranga asaga miliyoni 15. Aza gukundana n'umukobwa wanjye, nari nzi ko nzamushyingira, namara kumushyingira akaba atakiyanyishyuje. Umukobwa wanjye aza kubona akazi hanze aho yigaga. Baje kumurangira akazi. Ubu ntabwo ari mu Rwanda, ubukwe bwarahagaze. Ubu nayo ukunda bigenza. Ko aya mafaranga ari menshi. Menshi cyane. Nose sinabonye ufite undi mukobwa. Wamuhaye Liza, ukwe ugakomeza. Ariko ibyo bintu nibyo. Ngiye kugenda nganire na Liza, mubwira atangire yitegura ubukwe. Icyo nicyo wakora. Aba winkingira Ben. Kuko Ben ntabwo namuhomba no mukoniza. Icyo nicyo wakora kubera ko ufite abakobwa benshi, bibwire Liza yitegura ubukwe aba ari umushingira. Niko bimeze. Ben, gusa ndacyagusaba imbabazi. Oya, nta mpamvu yo kunsaba imbabazi, amakosa ntabwo ari ayawe, ni ayawe Nete wanyanze. Gusa Ben, ntabwo uzabura kumbera umukwe. Uri umusore nkunda kandi nkeneye ko namushyingira umukobwa wanjye. None se umukobwa wawe ko yabyanze? Oya Ben, mfite umukobwa wanjye unkunda kandi unyubaha. Ubyemeye ngiye namugushyingira pe. Kuko urabizi niwe nshaka kumbera umukwe. Obe, yego. Uri umugabo mwiza nkunda kandi nubaha. Wanambera data bukwe mwiza. Ubwo bukwe ndabwemeye. Ni wumva za ubwo. Ubu ngiye kujya mu kazi, nzagaruka weekend. Ngiye kugenda bategurira ubukwe, tuzatugenda tuvugana. Kuko nta wundi muntu ugomba kumbera umukwe atari wowe. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Ndakunda shaka. Arno, reka nkutere inkuru rero. Siko nasubiye mu rukundo. Ben akanya wongeye gusubira mu rukundo koko? Cyane rwose. Ben n'uwo mukobwa muri mu rukundo? Liza wo kwa Onete. Urongeye muri uriya muryango se? Cyane. Ntabikubwira? Ntabona cyagiye yakurebanaga impuhwe n'urukundo, nkubwira akajisho kese ari kukureba. Hari harimo akantu burya. Yego, nakoreka. Mbese papa we niwe twavuganye, arambwira ngo arashaka kunshyingira Liza. Kandi nanjye ntabwo nari kubyanga. Hanyuma se biganiyeho na Liza? Ntabwo nigeze bimubwiraho, kuko papa we yarambwiye ngo naramibubaje, arambwira ngo icyo si ikibazo, ngo azabikemura, ngo azabimubwira, kandi numva ko batabyanga. Hanyuma ngo ufite uwe mwanzuro? Mwanzuro nyine ni uko ngiye kubana na Liza, ejo bundi nkasubira mu gakote hariya nkashyira hariya mayoga tukinywera. Sha, Ben, courage kabisa. Nizere ko uzanshyigikira. Ndagushyigikiye cyane. Liza mwana wanjye rero. Ndakumva papa. Urabizi niwe mwana nsigaranye. Dore mukuru wawe yagiye imahanga. Urabizi umubyeyi ahora ashakira ibyiza abana be. Shaka papa, ndabizi pe ukora cyane kugira ngo ushake nyine ikintu cyatuma famiye yacu imera neza. Yego. Ndabizi cyane wivunika pe. Ndagira ngo rero witegure kuko ufite ubukwe. Ubukwe? Papa ngiye ubukwe? Yego mwana wanjye, twakuboneye umugabo. Kandi umugabo mwiza w'umukire. Ayo magabo se ni uwuhe none? Uwo mugabo yitwa Ben. Ben? Papa ngiye ubukwe na Ben? Niwe nshaka ko ambera umukwe. Papa, happy. Urabizi ndakubaha ariko ingingo rwose ntabwo twayumvikanaho. Liza uvuze ngo iki? Ugomba kubana na Ben uko byagenda kose.
reka nawe reka mfite undi niyo nshaka kubaza. uvuze ngo ufite iki? Mfite undi ngiye rwose kubana na Ben ntabwo bishoboka. Ayo masare na yahehe? Alo? David bimeze bite? Ni fresh. Nawe ukabona nyumve nanagushakaga ariko. Shaka kanya ndagukeneye cyane. Ndi mu rugo. Sabanguka ndagukeneye gatoya. David ni wowe? Ni njyewe. Karibu. Bimeze bite se? Ni sawa. Waramamagaye ngo uranshaka. Bimeze bite? Ndanagukeneye. Aha, ngambwira nyine icyo wambwiraga. David ndagira ngo umfashe. Mfashe iki se? Umfashe umenyere umukobwa ukundana na James. James? Kandi muri inshuti. Kumva se ntawe nzi. Ntawe uzi? Uramuzi mwirwana. Aya, ntawe nzi pe. Kandi usiga mbeshya. Wapi? Reba amaso. Urabizi ntabwo nakubeshya. Urambeshya wana ahubwo mbwira. Agusohoye. Samunyereke mutwaye iki? None se ntabwo yigeze amukubwira basi? No. Na surprise nshaka kubakorera gatoya. Hano nari mufite. Hano nari mufite niba nyimufite ndabona nyimufite. Ntiza ndebe. Sitabona hari ahantu muzi. Amuzi? Okay, tubireke nta kibazo urakoze. Ndabona usa n'utuntu. No. Ndabona banajyanye by the way. Wenda ntubyumve nabi urabizi ndakubaha pe. Ariko rwose ntabwo nabana na Ben. Ko ndewe utangiye kunanira? Papa na none ufata ukundi. Liza, uri kunyumva? Papa ndakumva ariko iki? Ko rwose wapfuye. Kumva utangiye kwigira nabi? Papa ntakundi. Sigaye mvuga ni wumve. Papa na rwose. Oya, ntabwo bishoboka. Liza, ugomba kubana na Ben. Bitari ibyo tuzareba uwabyaye undi ari nde. Ako papa uzi n'ikindi. Burangiye kugira ngo mbane na Ben. Njye nanakwiyahura ariko ntabwo nabana na Ben. Ese undi ni iyihe mpamvu ituma utabana na Ben? Ego papa nakubwiye mfite undi. Nye mfite James. Namuhaye ubuzima bwanjye bwose. Ndamukunda cyane kandi nawe arankunda. Ziba nta n'isoni. Papa urankubise. Nawe ukubita? Ngaho mbwira. Ngo uwo musore ngo ushaka kuzana ngo ni umusore nyabaki. Ese kutavuga nsigaye mvuga pe ntabwo cyumva ntabwo ugikeneye kunyumva. Ni ingeso ugomba kujya unsubiza ibyo mubajije. Ayo masore nahe? Ngo papa rero nkuje kuri. Kigomba kumenya ni kimwe. Uko byagenda kose ntabwo nabona na Ben. Ugomba kubana na Ben. Mbana na Ben. Uranyumva? Uragiye. Urahagurutse uri kubisuragiye. Ugenda ugiye. Uranyumva? Liza, ndishimiye kuba uje kundeba. Ugeze witegura se ko by'ubukwe mbigeze kure. Ubukwe? Se Ben none wageze ko ndi umupango wanyu.
njye nta bukwe nteganya. Iki? Nta bukwe mfitanye nawe. Ako be nkubwize no kuri rero turanabizi sinkukunda sineze no kuzagukunda ntabwo bishoboka. Akira subirana Imana yawe. None se aka kanya ndapfuye iki? Nonse ubundi twatubanye bisanzwe. Nimba uzi ko rero njye wampaye Imana kugira ngo ngukunde mbe ntabwo bishoboka. Njye nagaruka unkunda. Imana yawe uyisubirane. Ndayingwaye. Nizo nuko mbwiye? Nuko nkubwiye ubyumva ubyitaho kandi wicara ubizi. Niyo udapanga ubukwe uko ngende muri gahunda imwe nawe. Musiriza. Kuvuga ko none se basi nkora iki kugira ngo nkunde? None se wakora iki nyine? Ibyo ntabwo ari ibintu nshakamo. Please unyumve kandi. Liza nuko ndakwinginze mbabarira. Bene umukiri kubitinda. Pango yawe bikomezanye n'undi. So me nagoma. Aya ahubwo wakoze kunyakira. Liza nuko ugiye? Bye. Sha wamba wariye ko. Reka ibintu bimbayeho karabise nayo busato nyine ngomba kugira icyo mbikoraho. Si wajya unyambira ubishaka. Yambira mbishaka. Bishaka nyine. Ese zo kansuza ntabwo nakukwikiriza. Ese nawe usoje. Nakwikirije yego. Okay. Kukumbura nikosa sinaye ngukumira reka nzana gusuza. Okay. Ni byiza. Nakoze ku muntu. Ko bitakunejeje. Cyangwa binezeze kurenza hasi. Biri kumubwira. Sibyo? Wenda aritse kwiruka ku bintu byagusize. Shatse kuvuga iki? Rukundo nkunda ye mbere kamubwire. Ubwo nge mbana kugira ngo kumenyera amakuru ndaje mwereke. Zanyizera ryari. Ntibishoboka. Iki kidashoboka? Yo ni Liza nzisi. Cyane rwose. Ifoto ayikuye he? Mama Rukundo urareba ukabona na epilasize. Uriza niwe wankora ibi bintu bigeza. Si umuntu se? Uzi n'iki? Umva nasikomesa gukumviranga. Aguruka umuryango wakomeza imbere. Undi naze korera kumusera. Genda mfira agenda. Kwa amafaranga ari menshi. Menshi cyane. Nose sinabonye ufite undi mukobwa. Oya Ben. Mfite umukobwa wanjye unkunda kandi unyubaha. Ubyemeye ngiye namugushyingira pe. Ubukwe? Papa ngiye ubukwe? Yego mwana wanjye twakuboneye umugabo. Kandi umugabo mwiza w'umukire. Ayo magabo se. None aka kanya ndapfuye iki? Nonse ubundi twatubanye bisanzwe. Nimba uzi ko rero njye wampaye Imana kugira ngo ngukunde mbe ntabwo bishoboka. Njye nagaruka unkunda.
Excuse me. Bite? Ni byiza. Kaseguye. Naho ndi mu gasiporo. Banyita Divine. Nanjye nitwa Ben. Uranzi se? Ndakubonye ubona hari ahantu wajya kuzi. Ko ni abarehera. Hari ahantu neze kukubona wasohokanye n'umukunzi wawe. Ndakwibutse nanjye kuko abantu nakubona. Ariko uriya mukobwa ntabwo ari sheri wanjye. Gusa byo ndamukunda ariko we ntabwo hari agahungu kamuhumye amaso gatuma yitwara ukuntu ntazi. Tesi nabonaga mwasohokanye meze neza. Tipe mwiza afite ifugo bigaragara. Ariko anyway nako gasore uvuga yakunze uwo mutipe yakunze nawe ndamukunda. Reka genda. Bose aragukunda? Ayasha nyine kwa nkubonye ajya ngo ngufashe ku buryo ubona icyo ukeneye nanjye nkabona icyo nyine. Uburyo buri muntu wese yisubiza ibye. Shaka bisa ndabona n'umusore ufite courage aho kumbwira ahubwo dupanga uzabona na dute. Ahubwo wowe nimero uze kumamagara nimugoroba ndakubwira uko tubigenza. Anyway ako urebye nanjye gukeneye cyane da si ngombwa ngo uzanye nziguhe ahubwo zime kuko ndagushaka pe ninjye gukeneye urebye. Nta kibazo ubwo turavugana kuri phone dupangu neza ntuzanenguhe. Sawa urakoze. Ese riza ko mbona umeze nk'umuntu warakaye ubaye iki? Ndeka ubu nashwanye n'ababyeyi. Ngo ababyeyi habaye iki? Mu rugo bashaka kunshingira Ben ku ngufu kandi rwose Ben ntabwo mushaka ntabwo mukunda. Ubu rero narakaye ntabwo nta nubwo turi kuvuga rimwe. Ako se Ben ubundi amwemeye atwaye iki? Cyambere cyo Ben ni umusore mwiza kandi Ben afite amafaranga. Gusa urashaka iki kirenze Ben? Ibya Ben ubu ngubu mfite umusore nahaye ubuzima bwanjye bwose. Ndamukunda kandi nawe arankunda. Rero Ben hari ibintu utahatiriza urukundo ntabwo wamuhatiriza. Ben rwose ntabwo mwiyumvamo. Bireke nawe nakabwiye ibyanjye byose gusa nawe yanze kunyumva. Wowe se kandi we mwapfuye iki noneho? Bireke ibyo nakubwira mbese nyine rekana nawe ukunda umuhungu ufite amafaranga. Ikibazo si biriya bintu kubyishakamo ko bigoranye. Biragoranye ariko nta kidashoboka. Ngomba kugerageza nkabona n'ukuntu basi mu rugo twakomeza tukamerana neza kuko nabo bandakariye cyane. Erega ugomba guhuza n'ababyeyi bawe. Nakunda kugerageza. Bite ibyimeze ariko kumananje cyanura kabisa twakira turacyakurimo ukuntu mubizi se karimwe karibu bite se cyane byiza. reka maze nkwakira ndashubwira amakuru ngufitiye. Bebe akora cyagashobora se? Dina karame ndashaka guha diru. Imeze gute rero akagira inkuru? Diru iturika. Ngiye uri tayari? Ndahari nubizi se? Ise utahindutse. Ndashari wawe ndi. Madiru twakinanye. Iyi ngiyi bebe. Yego. Divine ntabwo nahindutse. Ndashaka ko urumva mbese ingingo nyamukuru ndashaka gutandukanya abantu bakundana. Nyine hari beach sibyo kundana n'umutipe nemera byatari man. Sindamukunda ariko nyine ndashaka ko batandukana.
gute rero ugiye kubikora ndakwizeye uragenda ndakurangira nyine ndaguha aderesi z'ahantu umukobwa atuye akitwa kandi harya Kariza ugende urumva ukumvisha impamvu ugafitiye impuhwe sibyo ukabwira uti uri guta igihe sha nakubonye numva ndagukunze nyine utugambo nk'utwo tumushyira muri modo umwumvishe yuko utwite inda yo yita fiancé we sibyo ugomba no kumubwira ko mufitanye ubukwe muri weekend nyine arava mu bye nawe nyine urabizi ntabwo wanyibagiwe ibindi ninjye bireba wivunika uzahama icyaha ubwo mbwira vava turaze ku ntego ngiye kujya mu nama y'ubukwe ubwo bukwe bwawe umva se cyakoze diru niyo rero ikintu amafaranga urabizi si kuri njye amafaranga urafite cyane bimwe byawe urabanza avanse sinjya mwizeye avanse ntabwo wahindutse pe kuri njye amafaranga do nsunikira mbanze mbibone byose nyine uraje ubibone bikore kazi 0.8 nibe witoza nawe ukazuye uburyo umuvuduko kirazishyirire thanks baby yaje ntari rero cy'abarenga reka ngende nitegure nakererewe sibyo mva iyo diru ndashaka kugenda kamarima kakabye ubundi mite ngende diru ya nyayo niyi rega nafashwe bebe ngaho urabizi ko ari ibintu byanjye ntari genda ciao mwebwe karibu karibu rwose turashima Imana karibu rero mu maganza iwacu karibu cyane meze mutese turashima Imana tubakiriza iki si hano iwacu nta kibazo mumaye n'amazi nta kibazo yangwa neza okay tubazanira amazi Ngora amazi cyane muri iyi minsi niyo numva nshaka muri ino minsi murakoze none se amakuru ko mbona muri ino minsi ukesa neza amakuru ni meza nyine nta kibazo ufite mu maganza amakuru ni meza nyine ariko n'ubundi gake harabura ikizi nyine urumva bya bintu nabuze ahantu nahera mbivuga nabuze ahantu nahera habe na gato rwose mbibwira umugabo pe urumva rero ko n'ubundi ikibazo kiracyari cya kindi ese ubundi date ni tuganire niki cyatumye utabana bawe nyine mu maganza ubundi nkiri umukobwa nakundanye n'umusore mu by'ukuri nari nzi ko ari umusore ariko naje gutungurwa no gusanga ibyo nari nzi atari ko biri nyuma naje gutungurwa no kumenya yuko ari umugabo afite n'urugo nimara kubura uko mbigenza nahisemo kubata njya gushaka akazi muri resitora aho muri resitora niho nahuriyemo na Fideli gusa ntabwo nigeze mubwira ibintu byambayeho ubu ngubu sinzi niba abana bakiriho sinzi niba barapfuye mbese urebye ntabwo nzi iherezo ryabo ibyo byambayeho mbega ibizazane wahuye nabyo shama amaganza nuko nyine byangendekeye nanjye nabuze icyo nakora nabuze aho nahe mbese Imana niyo izi ikizakora nanjye zabikora humura nuko nyine Iteka ashoboye byose Liza
uzi ikintu naguhamagariye ndagira ngo umenyeshe yuko mugiye gukorana ubukwe na James. Wowe na James mutuje cyane rwose, ejo bundi nyuma y'ibyumweru bibiri. Ikindi cya kabiri mutwite inda y'amezi 2. Ubukwe wowe na James, inda y'amezi 2. Cyane ndumva bitangaje. Njye naguhamagariye hano mu rugo kukugira inama nk'umukobwa w'inshuti yanjye. Yo guta umwanya ahubwo ikintu ugiye gukora abasore mukundana gumana nabo uhite ufite gahunda, ariko James we byararangiye. Tugiye kuba nagaraguye invitation barazitanze, nta muntu utarayibona ndakeka. So kumbwira invitation n'ubwa mbere mubonye izo muri n'ubwa mbere nzumvisha gusoma invitation nayikora tonse na invitation yaramba nubwo bako bwanjye nta nibyo narebe. Je ntabwo nabaga mu Rwanda, urumva wambona gute se? Kandi nayo gusa gerageza mbone SMS umwandikira nkabona amafoto n'iki, nambwira ko tutagwiza undi mwana ukuri, ariko ya ushatse wakwegura ariko gutigiye no guta umwanya mfite yanjye. Nakugiraga inama nk'umukobwa ndazarira umukobwa mugenzi wanjye, niyo mpamvu nakugiraga inama. Urakoze kubw'inama zawe, ariko ibi ntabwo nabikumva ntarabaza byose. James tugomba kwivugana kwibona nawe, nawe ntabwo nafatira umwanzuro hano. Uzamubaze nta kibazo, utazicuza kabisa, byararangiye. Tugiye kubana, ama invitation twarangije kuyatanga, urumva turi gusiganwa no kugira ngo inda itagera mu mezi akuze tukaraburiza. Ibintu byageze, ngira rero rwose utazarira, utazahangayika. So nari mfite ibintu byinshi n'itunganye, naba ngiye gusoma abakozi kubw'inama zanyu. Naba nakoze twiko Mike, ndakumva. Umukobwa yambereye bamba pe. Urabeshya? Ngo kugira ngo abaye na Ben. Ngo yakwemera gapfa. Ngo iki? Neza byanga. Vugishije ukuri? Cyane. None se na mama yashyizeho akibiranga? Byanze pe. Utabeshye? Obedi. Yes. Nge ndumva rero icyiza wakora wari kuri umukobwa agakunda washaka. Ntabwo bishoboka. Mike, urabizi turi inshuti kuva kera. Ndabizi pe. Aho kugira ngo nzavunike nshaka amafaranga, uriya mukobwa reza ngaze ashake kubana n'umusore nashaka, noneho byongeye ari agasore katasobanutse kari aho ngaho, ntabwo nakwemera ko rwose ajya kubana nawe. Ariko ni ka gasore bakunda kugendana? Ako ngako ntabwo bishoboka. Rero uriya musore agomba gupfa. Uri serious? Agomba gupfa. Mani ntabwo urabizi? Ntabwo namushyingira. Obedi, ndabikora. Sure. Ndashaka ko urumva mbese ingingo nyamukuru ndashaka gutandukanya abantu bakundana. Nyine Maganza, ubundi nkiri umukobwa nakundanye n'umusore. Mu by'ukuri nari nzi ko ari umusore, ariko naje gutungurwa no gusanga ibyo nari nzi atari ko biri. Ahubwo ikintu ugiye gukora abasore mukundana gumana nabo uhite ufite gahunda, ariko James we byararangiye. Tugiye kuba nagaraguye invitation. Hi. Hi, who's this? Makuru. Kazi? Merci. Kameze neza. Wabaga hehe? Nyine nabaga mu rugo, ariko hari n'utuntu twinshi umuntu aba ahugiyemo, nyine ntabwo kubona umwanya biba byoroshye, ariko nyine noneho uyu munsi nabuze ntibindara ntagasesi ndiko ndose maze iminsi ngutekerezaho nkufite story. Uva muri iyi minsi mfite amadiru menshi arimo amafaranga nagushaka kubyumva. Ubushize nitwasohokeye Remigo, none ngiye gutwara ono
ahubwo utegura icyo uzarya icyo usambara uze kuzumva uzitwaze pikini na pisine ni ukuryoshya nyine itegure shase ntabwo nanze kunsohokana ariko amafaranga yawe mani wayakuye muri diro mbi ntabwo ibyo bintu mbura abanza mbwire mu makuru y'ahantu izo mani wazikuye ko ntabwo ndi kumvisha ukuntu umuntu nkawe inshuti yanjye wabona amafaranga ntunambwire oya wigira ikibazo ntuzi se njyewe ntabwo nakina diro mbi nta muntu mba nishe nta rumogi ncuruza wigira ikibazo ahubwo mbwira neza njye nzanakoherereza imodoka izigufata ariko wowe ndi seri sure cyane rwose nta mutima mubi urabizi yenya afite ndirekura ushaka kunsohokana cyane rwose diyari wewe mbwira igihe uzafite akanya weekend buri munsi umunsi wose mufite umwanya ariko katazazisohoke ku cyumweru nta kibazo noneho niba uri ready yo kunsohokana usanjyana kuri hano ahari horoshye kereka icyo udashaka ntari ubwo se niba horoshye washaka ahandi kutangiye kwasuga kandi ufite amafaranga wowe aho ushaka uzambwire ngo tujya aha njyewe ibindi uzabimbaza cyo kurya cyo kunywa buri kimwe zifunge na za stile zawe gusa ndakwizera kuri stile rwose ni ibintu ntajyanirwa ntekerezaho kabiri ntari genda hari karibu karibu bite ni sawa nezere ko rero bya bintu wabirangije ahubwo sigira ngo sindafi kubisoza reka mumbwira se nyine mu munsi zashize hari umukobwa w'inshuti yanjye dukorana yamubwiye uburyo ki agenda kumvisha Liza ko umukobwa afitanye ubukwe na James vuba kandi abonamutenda Liza n'ubushe ngo yataye umutwe ndumva harimo akandi kantu kamwe kabura soka naka ndagira ngo ubuzabwire uwo mukobwa amutumire mu cyo kunywa azamuha icyo kunywa ashyiremo akantu kamusinziriza amujyane mu cyumba narangiza yifotora ifoto ayohereze Liza icyo gihe ntibidakunda kasha amakokera azaba yarabyaye imbwa ubwo ndumva ariko kuranga si wumva sawa ikiza cyo gukorana n'abantu b'abagabo aha umva rero hari deal naringiyemo turaza kongera tuvugane reka nihute ntasanga bincitse so nyine nari bigerayo sawa sawa deal naguhaye si ugeze deal wamuhaye ngeze kuri cyane rwose bigiye gucamo humura umukobwa yabyakiriye ute yarabyakira ariko byaramubabaje cyane yatinze kubyakira urumva kubwira umuntu ngo twitinda y'umusore bakundana ni ikibazo gikomeye cyane yacitse intege ariko mbona azava ku izima byanga byakunda mbirimo bigira ikibazo njya mbona uriya mukobwa azangora uko nta kibazo ni diro ngufitiye meze gute se n'ubundi pfa kuba ufite kashi ntari amafaranga urabona amafaranga y'icyuze kuri njye erega sinyikwizera neza amafaranga ukunda amafaranga mwabaye igihe twarana ndakuzi wowe bikoreye tunabimbwira ndagukorera diro ahubwo genda aho ugiye izo gahunda wari ufite turaza kuvugana mu kanya sawa nyine reka ngende ubwo ngubwo turi kumwe sawa nayo kwabuze shanda hari cyane siko nimvuga ngo nabuze umuntu wari usanzwe nzi James ngenda kuzi ku ma social media n'ahandi mu mbuga nkoranyambaga kandi ntabwo bizi ko muzi bwa mbere nari mubonye numvise umpamagara muri kanze numva icyo umushakira baratunguwe birumvikana tubakiriza iki haramutse habonetse kakoka byamfasha ko harimo sitro yewe nta kibazo nta kijya intwara
sawa reka muzane ibindi tubiganire inyuma. Amasito kanze mwereke ko diri tari bukundera aya mafaranga nzayarya n'ubundi byose ni kimwe. Kibi nuko ntamuha ibimwica ariko ibimukiza byo sinzabura kubimuha mu gihe ndi muri gihe. Merci. Murakoze. Njye fanta yanjye rero ni iyi ngiyi sinjya nigora. Ntacyo bitwaye ubuzima bwacu. y'aka kantu ndakemera cyane. Ndagera ku nzoka ndagakunda. Yana kabisa ntari rero buriya kananiye mbera kangaka urumva nta kibazo sha ntacyo kuko biterwa burya n'icyo umuntu yamenyereye ariko se ntundi bwari ubuhoro ni amahoro cyane wanjye se n'iki kera amahoro niyo yuzuye wewe nk'uwo gusa ngo turaganira kuko hari nka Marise ko Marise nawe ukaba uhari nta kibazo. Shiri bite? Nziza. Kumbona utameze neza ufite ikihe kibazo? Ikibazo mfite. Aza kanya hariya barandi kukwitegereza. Wari uri hene? Nabona buri kure cyane. Ko nari nakubonye. Nyine magaze maze akanya magaze yarandi kureba uri kure. Nisheri. Nta kibazo mfite nyine nabize nabyutse njya mu materaniro. Twateranye neza. Nta kindi kibazo pe gihari. Shiri ntukambeshye. Umuntu uvuye mu materaniro aza afite umutima ukeye. Ariko none ndabona uri kure cyane kandi na nijoro waraye nabi mukunze. Nasubonye nibaza ibintu nta kintu ndi kwibaza. Ndimo ntekereza ku buzima bw'abana bacu ejo hazaza ibintu by'amashuri. Abana bacu by'umwana nako ndi kwibazaho ariko ntekereza nabo tuzabyara hanyuma y'uyu nguyu mbese tuzakurikiza. Abo tuzabyara abo ntabwo bakakujyanye kure ibyo wabura ibyishimo mu rugo. Ibyishimo mbuze ariko shiri njye nagushatse kugira ngo ubashe kugira gute kumbera ibyishimo mu buzima. None ndabona sinzi agahinda ufite iyo ubabaye nanjye mbabaye. nta gahinda afite ni ukuri mbese nta kibazo na kimwe mfite. Nta kibazo ufite? Nta na kimwe pe. Yewe n'ibyo by'abana by'umwana ndi gutekerezaho nkatekereza abandi tuzagira nyuma. Abo tuzagira nta kibazo ariko uyowe ntabwo akagize akazi ndagafite keza. Umwana ishuri kwiga ndamwishyurira neza cyo kurya n'ibyabuze ntabwo yakagahangayikishije. Ko no kumutekereza ni byiza. Byiza niba uko bimeze. Kuri nta kindi kibazo usubira. Kamureke rero nigiriye ku kazi. Ugiye ko tujya ku kazi se? Ubwo turi busubire nimugoroba. Ikibazo. Sawa sawa. Akazi keza kandi.
ndagukunda. Ndagukunda pe. Bye. Kandi ugira akazi keza. Turasubira mu kunzi. Kuri pe. Uretse gato shiri. Ndakunda. Nimwereke. Ugire neza ikora. Ugirire neza ntukagende usa nabi. Kandi mara icyo shiri. Urakoze mukunzi. Yego. Merci. Ugira akazi keza. Turasubira. Bye bye. Bye. Eza. Karame sheri. Ndagukunda. Arakoze cyane. Umutima wanjye umubiri wanjye byose narabiguhaye. Arakoze cyane. Ubu ngubu ndowa. Arakoze cyane. Kiramo ushira inyota. None sheri uzi n'ikintu duhaguruke twigire mu cyumba. Twigire mu cyumba sheri. Twigire mu cyumba. Tuganirire. Twigire mu cyumba. Shabana. Shabana n'imigambi ndayinogeje. Kanze nkwereke. Harya ngo ntabwo azamureka. Telefone se ayishyizemo ibihato. Kanze telefone ndabona bashyizemo ibihato. Ushaka nawe ni umunyamujyi. Hanyuma nohereza amafoto uriya mukobwa umva ko atazamureka. Yakunze kanzisha. Shaka umva ko ngo atazakuraho yewe. Ubuse amafoto nayabona azabona twari mu rusengero rahisha. Kanze mwereke. Hangaza ahita yemera ari kure. Avuga ati noneho umwana ndamuretse. Kanze ndaje nyamwoherereza ubundi gikora. Ubundi bw'akazi ndi kugakora neza muntu. Nanjye ari amafaranga ngomba kuyarya. Akazi kaba ari akazi. Ahangaha ubwo umugambi nawe unogeje. Kanyamwoherereze ahite yemera none. Sarabona naramubeshyera. Aronora yine. Mani shimwe. Gahunda ndayirangije. Sheri nuko nyine. Ubu nushaka utahe noneho icyo nari ngambiriye ndakirangije. Kanza noneho sasa. Ndaje nzimwoherereze arahita yemera neza. James noneho ushaka gutahe. Pese kagushima ka kantu naguhaye ubundi. Misiyo yanjye ndayirangije. Umugambi ndawunogeje. Reka nza ahubwo noneho nze mwereke ko uramize inkweto sha. Jyeho neza umva ko ngo batazemerera. Noneho aya yo ndayariye. Byange bikunda agomba kuyama yuzuye. Umugambi ndawunogeje. Aha niho ruzingiye. Aracu wambaye kabisa. Kamwandikire mubwire ko misiyo nayisoje. Obe oya ibyo gukubera umukwe tubireke. Ubonye ngo riza nsuzugure bigeze hari. Umva be byose nabimenye. Hari agahungu karimo gutuma yitwara kuriye. Kandi agahungu kagomba kuva mu nzira. Ahubwo be witeguye kubimfashamo. Ubundi riza ugahita umwegukana. Niteguye gukora icyo ari cyo cyose. Ariko nkaharanira icyubahiro cyanjye. Aho kugira ngo nkomeze nsuzuguzwe kuriya
ikiguzi cyose bizansaba nzakiguha, ariko kariya gasore k'amaguru kamvire mu buzima bw'umukobwa, kuko uriza ndashaka kuba wawe, ariko kariya gahanya k'umusore katuvire mu nzira, kuko uriza agomba kuba wawe. Uriteguye? Nditeguye. Obe, wihangayika, ubwo wemerewe gufatanya nanjye ngiye gupereza amenye neza iby'ako gahungu, ako kavuna muheto ntazi, tugomba kugakura mu nzira. Ikiguzi cyose bizansaba nzagitanga. Nanjye nditeguye. Ntugire ikibazo. Turaje tumwemeze. Ako se David, n'ubu ntabwo wava ku izima koko? Izima ari David uri umuvandimwe wanjye, ariko James ushatse wamureka, kuko uri umukobwa mwiza, ntabwo wabura undi muhungu ugukunda. Sinzareka James igihe akiri umusore. Reka nkubwire David, uri umuvandimwe wanjye pe, ariko ujye wumva inama mugira. James wamuretse ukazashaka undi. Icyambere cyo umukobwa mwiza, ntabwo wabura umuhungu ugukunda. James umukurikiranye iki? Shayo ntabwo ari inama pe, aho gusa Dia ngo ufitiye umupango. Umuhe? Uraza kumva. Kagira inkuru, na n'ubu ndawutegereje. Ma iminsi ibiri. Bereke. Nahageze gute? Josie, umeze neza? Dina, ibi ni icyo wankoresheje. Wabaye iki se? Ubu se ndabwira ngo kiriza. Rize se ushaka kumubwira iki? Oya. Iki kibazo Josie? Tumuzi wabaye iki? Oya Dina, oya. Nese ubaye iki? Reba nakunda. Koko. Ni ikihe kibazo ufite se? Oya. Ubaye iki? Josie urasaze? Ntabwo byumvikana. Ndagira ngo ubuzabwire uwo mukobwa amutumire mu cyo kunywa azamuha icyo kunywa, ashyiremo akantu kamusinziriza, amujyane mu cyumba, narangiza yifotora ifoto ayoherezeriza. Icyo gihe ntibidakunda. Ako diri itari bukundira, aya mafaranga nzayarya, n'ubundi byose ni kimwe. Ikibi ni uko namuha ibimwica, ariko ibimukiza byose nzabura kubimuha mu gihe ndi muri diri. Mbese ubonye nibaza ibintu, nta kintu ndi kwibaza. Ndimo ntekereza ku buzima bw'abana bacu, ejo hazaza, ibintu by'amashuri. Abana bacu? By'umwana nako ndi kwibazaho, ariko ntekereza n'abo tuzabyara hanyuma y'uyu nguyu mbese wo tuzakurikiza. Ubuse aya mafoto nayabona azabona twari mu rusengero rahishe. Kanze nkwereke. Ahangaha azahita yemera ari kure. Avuga ati noneho umwana ndamuretse. Kanze ndaje nyamwoherereze.
njye mfite James namuhaye ubuzima bwanjye bwose ndamukunda cyane kandi nawe arankunda. Ziba nta n'isoni. ntabwo bishoboka. Jenoside umeze bite? Meze neza. Ako se Jenoside ko muri iyi minsi usigaye warahindutse unakikubona wishimye byagenze bite? None se wabuze iki muhungu wa mama? Jenoside ndabona udashaka kumvugisha na gato. Gusa abaye ari n'ikibazo ufite wagakwiye kuva mu bwigunge ukambwira tukayishakira n'igisubizo. Reba nk'ubu ntukiri ntugishaka kuvuga ntugishaka kwiga uzicisha inzara kugeza ryari? Sandi ndashaka kuba ndi njyenyine ndumva wandika ndabona udashaka kuvuga ukanigendera. Okay, senhor. Xande é uma coisa. Primeiro. Uma. Mas eu fiz. Chance. Agora do sul. E caiu? Yes. Andava sendo nem bacana. Caiu olha ali, go urisanga. Nesse. Mas o que? Chance neza ngenda. Tabibona ntacyo waye. Cyane neza. Mbese amakuru uriza? Kuri yanjye ni mabi ni ukuri pe umeze nabi muri iyi minsi nashwanye n'ababyeyi kubera James. Nashaka ko mbana na Benny kandi njye namushaka kubera ko nakundaga James cyane n'umutima wanjye wose. Ndumva izo nkuru wigeze kuyimbwira? Nabikubwiye ko ndabyibuka. Ibibazo tugira ngo ibibazo byaje kuko bizera rimwe. Rero nimba n'umukobwa araje. Sinzi n'ubwa mbere nari mubonye aba araje ngafite ubukwe ngo na James. James nyine ubwo n'uwo dukundana umubwira. Afite ubukwe na James. Aramutwiti nawe wumva ibyo bibazo byose. Nabuze icyo nkora nyine ndicara ndatuza ibibazo byambanye ibibazo n'ubwo buryo. Shanje ndikumva James azamushaka mukabiganiraho. James se nawe ubundi impande zose kanza nkwereka ibya James nawe Shariza ntabwo worohewe ni ukuri pe koroherwa gusa se ahubwo ndanje y'akazi nta kintu nyine njya nkwerekera n'ubundi nta kintu naguhisha. Biza James ambwiraga n'ubu James ni ubu uwo nakunze ariko nawe ndabona ari kumbaza. Biza inama nakugira uko washaka uwo muhungu mukabiganiraho James. Keri tukabiganiraho ukamwereka iyo foto ukumva ikintu ayivugaho. Gusa hano ikirenze kuri iyi foto ari iki cya mbere cyo niyo wayinyohereje ntusuye yayinyohereje Parax. Oya uzamushake. Samubwije ko ntabwo byoroshye. Cyokoze nabikora kuko ngiriyemo inama nk'inshuti. Ariko nawe njye nabonaga atari ngombwa ko n'ubundi foto irabigaragaza byose. Oya uzamushake mu biganire wumve ikintu amuvugaho kubera iyo foto.
hari nabikora nkareba ko bikunda none nzagerageza nzakubwira. James arimo? Arimo. Ngamishaka amarebe. Kamubwira. James. ko mwaheze handitse ndi kwihuta ntabwo ntinda. ariko ntabwo nabamenye. Oya, icyo kumenya ntabwo ari cyo cyangombwa, ahubwo hari akantu ngira ngo tuganire. Ikibazo ndahari. Buriya mu buzima dukora ibintu byinshi kugira ngo tubeho neza. Bivuze ngo nta buzima dufite ntacyo byaba bikimaze n'ubundi. Ariko ntabwo ushatse kuvuga. Ubanza wenda naciye kure, ndagira ngo nkubwire aka kantu gafate ukiteho. Ndagira ngo ubwire niba ukunda ubuzima bwawe uhagarike gutesha umutwe Liza. Nkunda ubuzima bwanjye gutesha umutwe Liza? Yewe gutumye ngo uze ubimbwire cyangwa? Oya, ndagira ngo nkubwire ko Liza ari umugore wanjye. Nuko rero niba ukunda ubuzima bwawe koko wumva ushaka no kubaho neza, rekera gutesha umutwe Liza. Oya, wiseka kuko ushobora kuba uri guseka ubu ejo bikaba ibindi bintu bikomeye. Iryo jambo nashaka kukubwira birirwe. Liza se afite umugabo? Kiriya amazi Shani sawa. kwicara hano wenyine. Habaye iki sabwo ko mbona uzi ufite ibyishimo? Ibyishimo mfite ntiwabyumva. Nta kintu nyine ujya mwerekera n'ubundi ntacyo naguhisha. Liza, James ambwiraga n'ubu? James ni ubu. Shadive, ibi bintu urimo ntabwo mbishyigikiye. Ko wowe buri gihe unca intege. Erega ushatse warekera, ibyo bintu urimo ntabwo ari byo nifuza. Rekera ikiza. Rekera ibyo urimo. Kuko suragiye ntabwo nyumvisha. Sandagiye ntabwo ushaka kuyivuga. Kambereye. Yarampamagara mbaza iki? Uzanyizera ryari? Ntibishoboka. Iki kidashoboka? Yo ni Liza nzisi. Cyane rwose. Ifoto wayikuye? Ubuse koko nkora iki?
mbwire Liza ko uriya ari umugabo wa Divine. Ese nimba imubwira Divine akabimenya sinazamukira pe, ariko Liza namenya ko nari nzi ukuri. Aha, sinkimubwira bizambana ibindi bindi. Nese ubu koko nkomeze mishire Divine, mana we nkora iki koko? Tamam. Waramutse. Ego Liza. Banabyutse kabisa aje no gukoropa. Shora ngiye gusoza bakano gatoya. Ngiye gusoza. Nta kintu se ndi buguhahire ko mbona ngiye kugenda. Ahubwo Liza, hari ikintu nshakubwira. Ufite inkuru rero. Ariko uzambore ntuzabivuge pe ko banyirukanye mu mukira. Genda mbone no gutinda rero. Iyo nkuru yimbwire n'ubundi rero ntabwo nakuva. Sura cya gihe umanuka utakira aho ngaho. Ejo naragiye. Numvishije mu bantu bari kuvuga ngo impamvu bashaka kugushyingira ntuza Ben. Bashaka kugushyingira na Ben. Byihorera mwana. Impamvu rero ni iyi. Ben ngo yabahaye amafaranga. Abahaye amafaranga arenga miliyoni 15. Arenga. Barashaka ngo ukore ubukwe na Ben kugira ngo mubane kandi mwana ntabwo yabona ukaze kuzibishyuza kubera ko nyine azaba ari umukwe wawe. Kumbe niyo mitwe bari kunyina bashaka kumushinga shaka. Ako wigira ikibazo ntabwo nzakuvamo. Okay. Ariko ikigomba kumurana nawe ni kimwe. Mama mugihe nahari wowe uhari. Uza gukurikirana akantu ko kandi umuntu. Yego, ibyo nabyo. Yes. Mva nzabikorera rwose ariko nawe uzamenya. Oya nta kibazo, ibyo ntabwo ari ibintu bigoye rwose nabikora. Sawa. Nta kibazo urakoze ngasubira mu byo ari gukora. Ego ngende. Sawa. Sinikindi. Ngakira mfasha gutya. Mufashe. Akira wowe. None se ko gutanga ari kwishyura umwana we. None mfasha yo ngayo kubw'amakuru mpaye deni zanshakira yandi. Yisubire. Umva ubwera Liza. Amakuru. Aya. Umva rero kubwira. Ngiye kugushakira amakuru. Wewe menye ko aribwo bigitangira. Utwo ni duce nkwaye kuko ari ubwa mbere ibindi yinshi atuvugana nacyo. Akira we. Amba ndambika ngaha. Ben, harya izi ngizi nizo zigezweho muri gusarura? Izi ureba zari 1000 ariko basigayemo 400. Kiriya cyumba kindi twavuyemo zirimo icya 3 zigeze igihe cyo gusarura. Hari n'ikindi kiraro kirimo icya 5 zo ziburaho ibyumweru 2 nazo zigasarura. Kabisa. Ben, ndabona ari mu kazi neza kabisa pe. Kurikije ko ndi kuzibona n'iminsi zifite kabisa muri mu kazi neza. Kirasha. Komereza aho ngaho. Ndabona akazi kari kugenda neza. Nimba zibura iminsi ngo zisarurwe nta kibazo pe bihagaze neza.
ariko ujya wibuka gukurikiranya ibyiciro hazi zimwe zikuze hazi imishwi ndabikora cyane ndabikora kabisa bari abahungu baba babizi niyo naba nahari barabikora iyo wibutse bari abahungu kujya turiya tuntu tujyamo imyanda barabizi naho ndabona akazi kameze neza pe nitukomereza aha ngaha tuzatera imbere kandi ndabyizeye kuko nibyo tuba twifuza twakomeza nkakwereka n'izindi ikindi cyiciro nta kibazo James wafunguye si James nagukoreye iki koko wambabariye James Liza akakanyura Liza bigenze bite Sanda wambabariye Liza umva mbwira se habaye sha mama Ganza rero nafashe umwanzuro pe si wumva uwo mwanzuro wafashe ni mwiza aho kugira ngo ufate umwanzuro wo kuguma mu kinyoma watobora ukavugisha ukuri oya umwanzuro nafashe ntago ari uwo ngo utekereje ntuwuhise njye nabitekerejeho sanga mbibwiye Fideli ko mfite abana nataye hanze sha ntago byaba bimeze ntago byagenda neza mbese oya mama Ganza urumva ibyo bintu birimo ari byo oya nabanza mbanze njyana ibintu gake mama Ganza rero nkubwiye nk'inshuti yanjye umbabarire ibi bintu ubiceceke ntibizabisohore ngo bigere hanze bigere kuri Fideli humura dati ntabwo ibi bintu nabikora sinabivuga kuko bikamarira amabanga yanjye menshi oya humura rero ngo uzaceceke ibi bintu bizagere kuri Fideli oya ntabwo nabivuga nanjye ndakwizeye nzi ko uzambera imfura rwose oya humura ukuri nubwo yatwumvishije yesu murandiye Imana idufashe ni ukuri ibi bintu yaba yabyiyumviye twabikora wiki twabigenza gute Imana iturengere ntabwo mbe